cyane kandi mbifuje ibihe byiza nizere ko mumeze neza cyane kabisa. So n'umukino ukomeye cyane wahuzaga nyine equipe ya Police ndetse na equipe ya Constantine Sport Club mu gihugu cya Algeria. Birangiye rero ikomeje Police yatsinzwe. Ndi kumwe n'umunyamakuru ukomeye cyane. Bimeze bite? Meze neza cyane. Ni match wabonye ndagira ngo mu by'ukuri ucemo mu gake cyane umuntu utabasha gukora game yewe uzabasha kumva atmosphere ko byayimeze kunya Police itakaze mu by'ukuri kandi yatangiye yirusha cyane. Okay, wari umukino mwiza ukurikije ukuntu Police yatangiye ikizere yari ifite cyari gihagije ko nyine yashoboraga kuba yakitwara neza ikaba yanatsinda ko twabibonye ko Constantine nayo yari ifitemo akantu k'ubwoba. Iminota mikeya 20 ya mbere bayikubisemo pressing abonye ko bayibonye mu gitego kimwe, ariko ikintu twaje kubona Police nayo nyine physiquement iri hasi batangira kuruha no uko kuruha no kuba je y'abarabu batajya barambirwa batajya bagwa hasi batagenewe nagari abantu bavuga ngo byarangiye ngo bagiving up byatumye babona neza nyine Police imeze gute mu kibuga wayishushanya gute wayikina gute birangira amakosa amwe namwe y'abapolisi bagiye bikora ku giti cyabo ariyo abatsindishije. So umutoza Amashami Vincent icyo avuga mu by'ukuri kuri remplace yakoze wavuga ko nabyo byagizemo uruhare byuze mu gutakaza kwa equipe. Byabigizemo uruhare ku kigero nk'icya 70%. Ntabwo byari ngombwa nyine wenda we nk'umutoza bafite uko ari gusoma game ariko natwe nk'abari hanze dufite ukuntu turi kwireba. Ntabwo byari ngombwa ko akura muri amugande bazanye ngo yinjize mu ndi muntu uri munsi ye. Hari twase tubona ko game nawo ubwo ari kuyisoma bishobora kuba atari ko bimeze ngira ngo yakuye muri amugande yinjizamo nibari umwana w'umunyarwanda Simeo ndakeka. Travaye ya Simeo na travaye y'umukinnyi w'umugande ntabwo byanganaga. Urebye kuri remplacement yakoze Muhadjiri atinze kuvamo yamukinishije ikibuga cyose. Muhadjiri twabuze umwanya ari gukina. Kumukinisha imyanya igana kuri yose hari benshi byagiye bibangamira mu kibuga ntitubone performance yawo kuko bajyaga kwisanga kuri barari babiri kuko ari umukinnyi w'umutitireri bakamwubaha bakamureka akayobora je. Rero yananiwe cyane nubwo batinze kumukuramo ariko Sofa nawe ari mu bantu navuga ko batumye Police itabayo nyine ya nyayo ngo yire kurenga ikindi kubura Richard Kirongozi muri iki kibuga nabyo byabagize ingaruka ikomeye cyane. Ubona ko Police nyine ntago pressing ntago igenda ariko byibuza we yaza kuba hari nawe agenda gwirana muzamu uramuvuga iki muzamu Nezime Rukundo arankanze yakoze amakosa n'umwe arankanze ariko nyine sinzi wenda ukuntu match itaguhira arankanze ntago nari ntegereje kubona Nezime ukina kuri match nk'iyi ngiyi. Numvaga ari umuzamu mukuru umuzamu wa equipe nationale ari umuntu ufite ubwenge bukora abazi gutekereza vuba na vuba. Ntekereza ko amakosa twabonye abadefenseri be nawe yayabonaga yayasomaga kuko ni baro bafataga bakayirukankana bagaca ku badefenseri bakamutsinda ariko nawe agakora ikosa agasa nk'usohoka tanakongera agasubira inyuma. Biri bwabyo bigaragaza ko nawe nyine ntago uri gusoma uyu mukinnyi ni mukurikira agiye gukora iki ni mukurikira se kanshinga nyine nibyo yatekerezaga. So ntekereza ko nawe iyi game yabo ntabwo amubereye nziza ntabwo amwiriye cyane. So Police yatakaje birababaje cyane. Muvuye ku muri press conference nce kuri bagenzi banjye numva bavuga ko ngo bitagenze neza cyane we wari uriye bigenze bite? Ntabwo bigenze neza ko muri gukora press conference Ferwafa ivuga ko umutoza azatanga interview abonye ibintu bashyizeho bya bintu kandi byatangiye kwa Amashami hari ukuntu yoherezagayo nuze umwungiriza ari nako ateye nika arabikunda Amashami ni umuntu udakunda kwakira intsinzwe reka mbivuge gutyo kandi itangazamakuru ryacu ararizi. Twe ntabwo tujya dutorera iyo watsinzwe nyine turakubwira niyo watsinze turagushimira nkuko Darikonovic yaje agatsindwa kuri Super Cup wabonye batwa turi kumuhata. Rero ejo yatsinze Azamu turahindura niko bimera ntabwo cyakaba ari ikintu cy'igitangaza. Yakaba yitabira press conference nk'umutoza mukuru umutoza watoje equipe nationale umutoza twubaha amplis tunakunda uri professional yakaba nyine arekera kugira amarangamutima menshi cyane mu kazi. Niba bitagenze neza ukaza kubishaka yende imikino nuko amahirwe nuko atari ya nuza yaturiye Ferwafa naho undi byari ibindi yari amadolari yatwa Ferwafa yari kamera kayatanga ndabizi neza ko yatsinzwe Amashami aho kugira ngo azari yatuvugishe yakemera agatsindwa ariko maybe kashobora kuba wenda yemeye kuza kuko ndabona niba dasohotse araje so maybe ko bashobora gukorana. So reka mushimire cyane kabisa kandi twemye byiza murakoze nawe ndabashimiye. Twacyagana n'abanyamakuru bagiye atandukanye nyine kugira ngo bagenda tubwira imba mutima zabo ndetse n'uburi kibabonye uyu umukino utari woroshye n'akana gato equipe ya Police yagombaga kwishyura ndetse kanatsinda ariko bije kurangira mu by'ukuri garitswe equipe ya Police na n'ubundi akibaza bipfirihe bwana Ejidos. Urakoze Tistache. Icyambere ikipe ya Police navuga ko gutsindwa ibitego 2-0 hariya muri Algeria byatumye ikizere cyabo gitakara cyane. Ibitego 2 ni ibitego byinshi kuko batekerezaga ko umuntu wese yavugaga ngo irasabwa ibitego 3-0 cyangwa se ikinyuranyo cy'ibitego 3 kugira ngo yizere gukomeza. Rero ukabona yaba abafana abakunze umupira w'amaguru ndetse n'abakinnyi bwabo n'abatoza yewe no mu bayobozi bumvaga ibyo bintu usibye nyine byandi bavuga ngo by'umupira
ngo umupira ngo uridunda ariko umvaga ntaho byahera bibi cyane ku Mwarabu byashoboka ko watsinda ariko gutsinda ibitego 3 ku Mwarabu ku busa byo byari bigoranye. Ikipe ya polisi yatangiye neza yigana ikipe ya IPR ku munsi w'ejo kuno abigenje itangira itsinda igitego abantu bajya mu bicu bavuga bati bishobora kuza kumera neza ariko ntabwo byatinze ku makosa y'umwataka mwataka noze se noze Mushadidier Taichi ariko hari ibintu by'ibicross yarekuragamo nk'abameze Taichi yagiye gucenga ibidacengeka bituma bamwaka umupira kandi ikipe iri concentré nka kuri buri mukinnyi wese yumvaga imbere zamu agomba kuba ikintu cya efficacité agomba kuba gifite kugeza no kuba defenseur bayisa Yakubu bose batekereza ko bashaka gutsinda Isa Yakubu birangira atakaje umupira contre attaque imwe y'imbaraga umwataka nomero 9 w'ikipe ya Constantine ahitarangiza niho match yapfiriye bakinganya kimwe kuri kimwe polisi yasijya mu mibare yo gutsinda ibitego 4 hanyuma ikipe ikaguma kuri kimwe byaje no kurangira gutyo igice cya kabiri polisi kina yatakaje icyizere igitego cyo zagese kibamaramo bamugani b'Abatanzania ati wamepoteza matumaini batakaje icyizere cyose kirarangira kugera nubwo ikipe yabonye ko nabo bitakaje icyizere kayibona irabakinisha noneho kuko iriya kipe nubwo yagize yawushije n'uburyo bwinshi cyane birangira ikipe itsinda igitego cya kabiri byashoboka ko anatsinda n'icya gatatu ye n'icya kane Mashami Vise ni nkuko giye nari nabisesenguye mbere mvuga nti Mashami ntagaruka umurimira hitaka Mashami Vise nabivuze mbere yagitombora Constantine navuze nti azavamo kubera ko Mashami tumuzi mu ikipe y'Igihugu Amavubi ntacyo yatumariye tumuzi mu ikipe y'PR nawe ngire ngo ugiyemo watwara igikombe cyane mbere mu gihugu mu ikipe y'PR niho tumuzi ariko kandi bose yagiye atoza biranga rero ku ikipe mu makipe ya Afrika ni kuri areshyaga nyine ubwo reka twitegurire umwaka utaha twirebere polisi muri championnat gusa abantu polisi bari kuyitiranya muri championnat nta kipe izapfa kuyitsinda kuko abakinnyi ifite abanyamahanga ifite urano ko bari ku rwego rwiza cyane nka Nierija uyu waruri mu ikipe ya Kiyovu yajemo n'ubundi ukinye sezishize Abed Bigirimana aba defenseur b'abanya Nigeria urabona ko ari ikipe nziza hano imbere mu gihugu izatanga akazi ariko none bizaterwa n'Amashami Vise n'uburyo azitwara nagira consistence ikipe izakomera ariko nazana bimwe byo kudashimwa kabiri abanyamahanga ntacyo bazayimarira kuko polisi ahantu tuyibukira cyane igeze kuba polisi kanga amakipe ni sezo 2011-2012 tozwa n'umunya Serbia witwa Goran Kopanovic niyo kipe yaje isa nk'icarenjinze ishaka gutwara igikombe turavuga tuti yabena nka Tarako nayo ikazi ikaba yinjiramo iga habya Perinariyo Goran Kopanovic agiye kipe ya polisi bagumye kuyivugira ko ari ikipe y'Kidakama ngishora menshi gasarura urusenda meme na IPR niko abantu bayivugaga ndetse n'ubu ngubu nuko gaye ikipe ya PL mu mikino ya Afrika igerayo kandi buri munsi horamo rero navuga ko ikipe ya polisi yahuye n'ikipe ikomeye Constantine ikipe mu barabona kubwiye ngo hano mu Rwanda kubera ibintu twishyizemo ugitombora ikipe ukavuga ngo niyo mu barabo niyo abari yo mu cyiciro cya gatatu babanza gutsindwa igitego kimwe ku busa mu mutwe abati icyambere banza kuvuga ngo tugiye gukina n'Umwarabu ntabwo byari byoroshye ikipe ya Constantine ni ikipe nziza nkuko umutoza wayo amaze kubivuga muri press conference yari nawe yashimiye ikipe ya polisi yavuze ko hari ikipe ifite ama individu menshi afite abakinnyi bashobora gukina imipira cyangwa se je yabo ku giti cyabo ari gukabona ko ari abakinnyi beza ubwo rero polisi ivuyemo mu mikino nyafurika ku itsinda ku ijonjora rya mbere ubwo niza twitegurira hano Nyarugenge twikinire na za Magaju dukinira n'ama equipe turebe ko ibintu byanyina neza gusa bishobora kuzatanga akazi muri champion mu Mashami ngo biranginga n'imanya interview Mashami Vise ni indwara imaze kuba muco hano mu makipe yo mu Rwanda championnat yacu bavuga ko ari amateri tugashyekirwa twavuga ngo na amateri ntiyajya ku rwego rwa professional tugakora n'ibidakorwa umutoza press conference nicyo cyatumyijyaho umutoza ko watsindwa kose ikipe ya Brazil itsindwa ibitego 7 kuri kimwe ibobe na 14 mu gikombe cy'itsindwa n'Abadage umutoza wayo yagiye muri press conference bamuvugiraho abatoza b'Abadage abatoza b'Abadage akayamaza ese ikipe yawe bari ariko yagiye muri press conference ariko Mashami ni kenshi tubona atsindwa akoreza umwungirije ariko umwungirije nayo kuba abanyamakuru bamaze kumurambirwa nawe ngire ngo yigira ubwoba Mashami Vise niba ashaka umutoza ukomeye niba ashaka gukomera ibi bintu abyikuramo byo kumva ko agomba kujya atanga interview aca ibiti n'amabuye ari uko ikipe yatsinze buri ikipe yitsinda ari kuza kutwikurira muri zone hari muri media zone timuzi ariko ikipe yatsinzwe yanze gutanga interview
bo ni ibintu nyine twavuga nyine navuga biri hano muri shampiyona y'u Rwanda bigomba gukosorwa muri rusange, ariko ubwo reka twitege iyi sezo yo na IPR nta mukino birakina kubera imikino barimo shampiyona igeze ku munsi wa kabiri ntibarakina umukino n'umwe, ariko bazatanga akazi ubwo reka tubitega amaso. Naho gusezerwa nyine basezerwe nta kipe idatsindwa, ariko ikosa Mashami akoze navuze ataranagira gutsindwa kabiri, navuze ni Mashami uko mureba ikipe izamutsindira na retour ntiteye ko nabigufite, ariko kuntu Mashami umupira wo utwara reba nk'ubu yari yanze gukuramo Muhaji kugira ubwo umukinnyi w'umutoza Muhaji ntakorwaho namukuramo none byagenda bite ejo ntiyakijyamo namwica mu mutwe. Agomba kwiga ibintu byinshi Mashami Vincent kugira ngo abe umutoza ukomeye. Apera cyangwa yafashe itwara yonyine cyangwa yabonye umukompetenti. APR FC ni ifarasi idafite n'icumbagira bihanganye, n'icumbagira ntayifite. APR iri ku rwego ruhambaye hano mu Rwanda hano imbere, niba ifite umukinnyi nka Clement tuvuga tuti ni umukinnyi mwiza mu banyarwanda bahari, ikabongeyemo bari abanyamahanga none ubona ko ari gutanga ikinyuranyo cyane nka Daoud ejo akinye umupira abantu benshi barawukunda. Mamadou ubona ko ari umukinnyi mwiza ushobora gukina akaba yatsinda ariko atanatsinda agafasha bagenzi be gutsinda, bitandukanye na Victor Mboma yari umukinnyi ne ubona yatsinda ariko ntabwo yafasha ikipe kujya itsinda, ariko Mamadou ubona ko byose izo karita arazifite. Ikipe ya APR izatanga akazi izabitwara ibyo mu Rwanda izabitwara pe. N'ibyo hanze na Pyramide ibyo hanze biragoye. Nabonye mugenzi wacu asesengura asetsa cyane ku kinyamakuru wacu ku Rwagasabo Sport, nabonye Faustin avuga ngo felicitation ku ikipe ya APR atariko amahirwe masa kuri Pyramide izabatsinda. APR ibyo bari bishingiye ku bitego yatsinzwe bari kuvuga ko itazakuramo Pyramide, nanjye niko mbibona mu busesenguzi bwanjye bitewe n'abakinnyi impande zombi zifite ibigwi n'umukino ushize yewe ikipe Pyramide iri gutsinda biri, ariko navuga ko ikipe ya APR kutaviramo kwirushanwa cyangwa se kuri raundi ya mbere ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyiza cyane. Ubwo reka dutegereze icyo Pyramide nyine na APR uko bizitwara, gusa ni ikintu cyiza. APR ni ugushimira bamwe mu bakinnyi APR ubona ko azamu urwego. Umutoza Delkonovic yatewe amabuye kenshi, ariko bamutiye amabuye ya sindimo Urimo? Ntabwo oya urimo bye ntabwo nigeze nduta, urasanyisha Diebere buretse jewe mvuga ikintu nari mfite uduta, navuze nti pressure y'ubuyobozi bwa APR mureke umutoza akinisha abakinnyi abona biyo kuko nibo akorana nawe. N'abanyamakuru benshi navuga shyiramo Diebere aho Dibo n'ibiki Godwin, ariko umutoza ni ukorana nabo. Je ntabwo nigeze mburemye ngo umutoza, navuze ahubwo ko abantu bashaka kumushyiraho pressure kugira ngo akinishe abo bo bashaka, kandi ubatoza ari wirwana nabo, ari cyo kibazo. Yabashyizemo amahirwe masa rwose, baratsinda ni byiza, banatsinda banakonvenka. Ubwo rero reka twitege imikino itaha, gusa muri shampiyona APR igiye kuzihabya pe, irahera kuri Rayon Sport ku itariki 11 mu mahoro kubita 14 iki kwitama abaroni banyumve nabi, abaroni banyumve nabi, ariko Rayon Sport APR nikomeza kuri izi Nyarugenge zazitsinda hano mu Rwanda irashyiruka yonyine, ni farashi ikigenda yonyine. na polisi nayo bona igira akantu ko kuba yaharira abagenzi babo. Polisi buriya nayo imeze nka mugenzi wacu bigeze kumugira kuba nomine, bavuga ngo azatwagiye banjije ngo sinagitwara ngo dukorana hari ngari umusini bagutoranyije. Rero na polisi igira ku kantu ishobora kuvuga ati nzabererekere PR, ariko niba se kandi akantu ko kubomora ubuzanye ngo niko kabi no kantu kari gakene ubu nuza bigendeye mate ko niza ne PR bizagenda neza n'isuru naka bigendeyemo gute ko hari uwo mvuze izina none se hari uwo mvuze izina ngewe umu iki koko hari mvuze izina aramubomoye ko. So ndagushimiye cyane bwana Ejidos, nakoze cyane rero kaje mu by'ukuri nuko gahunda zawe zimeze, abantu bakomeza nyine kuba natwe ku Gaseke TV neza cyane kabisa. Asante.